Mwentano tugira inama, turibukiranya, tubwirizanya ibyiza twabuzanya ibibi kandi twirinda kuvuga ibyo tudakora. Ikaze mu ishuri rya none. Mwentano y'uyu munsi mu ishuri rya none nyemera twigane ubundi nkunde ntangire mvuga nti cira birarura cyangwa ukomeze unyungute umire wicira urubanza, korera ijuru cyangwa umuriro. Ibi niyo byaba bitabaho ntawe utazi ko gukora neza ari ingenzi, utabizi n'utaragirirwa nabi ngo yumva akeneye ineza. Koresha inyurabwenge, umutima nama wawe uguha icyo gukora. Cira birarura cyangwa ukomeze unyungute umire wicira urubanza. Nyemera twigane unkundire tugendane. Iyo twigane tugusaba kugira ibyo ufata nk'ihame ntakuka, tugusaba gukoresha inyurabwenge. Rimwe na rimwe ushobora kwitotomba ariko nta kundi ugomba. Wirirwa ucira abantu imanza uwo nta na rimwe ujya wirebaho. Cira birarura. Uri umunyamahugu uhuguza abandi kandi wowe ntawe uguhuguza. Cira birarura. Hari uwabuze ubuzima biguturutseho cyangwa hari uzabubura bitewe nawe. Cira birarura. Cyangwa ukomeze unyungute umire wicira urubanza. Ni wowe umenesha abandi kandi wewe wumva bitakubaho. Cira birarura. Wowe kamwe n'amacakubiri, gucamo abantu ibice, kubona abantu mu ndorerwamo y'amoko, indorerwamo yo gutandukanya abantu. Ibi bimaze iki? Cira birarura. Umwiza mu bantu si wa wundi w'uburanga bwiza, si wa wundi w'imisusire myiza. Umwiza mu bantu ni wa wundi ufite umutima mwiza, umwe usakaza mu bantu amahoro. Naho amacakubiri, amoko yimirijwe imbere, ibi byose ntibiba mu mutima mwiza. Ni ikizira. Koresha inyurabwenge. Cira birarura. Abenshi mu bantu turi abayobokamana. Ese ninde uzajyanwa mu ijuru n'ubwoko bwe n'idini rye? Ninde uzajyanwa mu ijuru n'ubwiza bw'umubiri we? Imirimo wakoze niyo izajyana aho ugomba kwerekera, ijuru cyangwa umuriro. Amahitamo ni ayawe. Koresha inyurabwenge. Inzira ni ebyiri, uhitemo imwe. Ese ubundi abantu bapfa iki? Umuntu ukaziza undi kuba umuntu kandi ataramuremye. Iyo umuntu ajya kurema umuntu byari kugenda bite? Ubwangizi. Cira birarura. Kuva nyiri umwana nabwiwe ko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, maze kumenya gusoma narabyisomeye. Nawe warabibwiwe cyangwa warabisomye? Njye ntaho nabonye handitse ko iyo shusho y'Imana ari iya kanaka cyangwa kanaka. Urandeba ukambona mu bwoko runaka, nanjye nakureba nkakubona mu bwoko runaka. Ariko ibi mu by'ukuri dukwiye kubirenga, tugasenyera umugozi umwe, tugaharanira kubaka isi nziza. Ubumwe bwacu, ubufatanye bwacu nibyo bizasobanura ishusho y'Imana. Naho ubundi dusa n'abayisebya. Niba umuntu yica undi akagambanira undi, ibaza iyo shusho. Urwango sinakubwira. Cira birarura. Ngo umuntu yahawe ubwenge ariko ntabukoresha mu bikwiye. Umuntu yahawe amatwi ariko yavuniyemo ibiti. Umuntu yahawe amaso ariko ntabona. Fungura amaso, reba uwo muntu uhemukira, wahemukiye, uteganya kuzahemukira. Reba mu mboni ye, ureke utibona mu maso ye. Itegereze neza mu maso ye, urebe ishusho yawe. Koresha inyurabwenge. Hitamo icyo gukora. Uhemuka n'uhemukirwa bose muzabatabare. Uti gute? Ko byumvikana ko uhemukirwa ari wowe ukeneye ubutabazi. Ese uhemuka we yatabarwa ate? Ongera wigize agatebe hino nkubwire. Nibyo koko uhemukirwa tuba tugomba kumutabara, tukamukiza umuhemu. Ariko n'uhemuka bihemu tuba tugomba kumutabara, tumukiza umuriro, ibihano by'uwahemutse. Uyu rero tumutabara tumubuza gukora ibibi, tumubwiriza gukora ibyiza. Gutabara uhemukirwa n'uhemuka. Koresha inyurabwenge. Ngo hari igihe kimwe umuntu yaragiye kwica undi, hirya havugira undi ati twese rega tuva amaraso. Si amazi wavuma ngo yamenetse wongere yuzuze, kandi ntawe nzi warambye kuri iyi si ubuziraherezo. Bityo amaraso y'umuntu kumenywa n'undi muntu ni ikizira. Umwicanyi yumvise ayo magambo ntiyakinangira umutima, inkota ayishyira hasi. Uwari ugiye kwicwa yararokotse, n'uwari ugiye kumwica yararokotse. Tubwirizanye ibyiza, tubuzanye ibibi. Wowe utumva, cira birarura. Ese ni ryari umuyaga wigeze utuma umusozi uri hamwe mu bumwe bwawo? Uracyarimo kubitekereza? Reka ariko nkubwire ko kenshi ubona umuyaga utumura ivumbi mu butatane bwaryo. Kudatumurwa byoroshye. Mvuganye nawe nawugira inama yo kwishyira hamwe ugakora umusozi. Koresha inyurabwenge. Uzahitemo kubaho ubusozi cyangwa bukungugu, njye nzabara inkuru.
nyemera dukomeze twigane kandi dukomeze tugendane, ugasanga umubyeyi arigisha umwana we ibyo azi neza ko ntaho byamugeza kandi ntacyo byamubanira uretse kumurimbura gusa cyangwa kurimbura imbaga. Ese iyo akunda umwana we, cira birarura cyangwa uhitemo kunyunguta unamire ariko wicira urubanza. Mu isi turimo abantu nibo bambika abandi iminyururu mu ijosi, ubuhenebere bwa kiremwa muntu bugatuma yibagirwa ko hazaba iherezo rya buri wese na buri cyose. Ese iyo utekereje umuntu wumva ari iki? Wowe se ntujya ugira ubwoba nk'ubwanjye? Umuntu nk'iki? Ese ninde uharanira uburenganzira bwa muntu kurenza umuntu ku giti cye, kumva ko buri muntu wese afite uburenganzira? Ese ubundi utazi ingaruka z'ivanguramoko, amacakubiri, inzangano n'ibindi? Ndasenga, urasenga, turasenga cyangwa se tunasenga, ariko abenshi mu bantu bemera Imana. Ni iyihe Mana yawe mu dini yawe? Imana ikwemera gucamo abantu ibice? Imana ikwemera gukora ubwicanyi? Ese ni shitani? Ko nkunda kumva ngo ni shitani yanteye. Bityo rero ntiwakavuza Imana, ahubwo ujya ahagaragara wemye wamamaza umurimo wa Sekibi. Kuramba bifite umwanya wabyo, kandi kuramba kwa nyako ni ukurambira ibyiza. Naho ubundi aho kurambana ubupfapfa wakinyukana ubupfura. Uzabwiriza abantu gukora ibyiza, ubabwire ububi bw'ibyo barimo, kabone n'ubwo wabizira. Uzanga kuvuga ukuri upfe, uvuga ukuri upfe. Nguhaye kongera gutekereza, koresha inyurabwenge nk'abandi bose. Ndashaka kubaho igihe kirekire, ariko sinakibagirwa ko n'abari ibikomerezwa banditswe mu bitabo, bavuga mu mateka. Umunsi wabo ntabwo bawurenze, bivuze ko nta gihe gito nta n'ikirekire. Byose biterwa n'ibyo wakoze mu gihe wahawe. Nisubiyeho, ndashaka kubaho igihe gikwiye, nkora ibikwiye, kigufi gikwiye mu bikwiye, kirekire gikwiye mu biboneye. Sinzicuza umwanya nataye. Ijwi ryanjye ryarangurura rikagera he? Intambwe yanjye yagera he? Iryawe ryagera he? Ese dufatanyije amajwi yacu yagera kure hangana iki? Si hafi cyane kandi si kure cyane. Ngaho mfasha dufashanye dusakure dusakaza ukuri nk'uku. Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Abanzi bawe ujye ubabanira neza, abanzi bawe ujye ubasabira umugisha. Umwambaro ukwiye kandi ujyanye, ube kubwirizanya ibyiza no kubuzanya ibibi. Urugomo, ubugome, amatiku, umwiryane, amacakubiri, ivangura, ibi byose ni umwanda. Yego ni umwanda. Amahoro ku isi hatari mu rwango si ibintu bidashoboka, ahubwo abantu icyabuze ni ugushyira hamwe ngo babyange. Abantu bashyize hamwe bakubaka uburyo buvamo amahoro. Ndagukunda, urankunda, nta rwango, twese dukundane. Mu itanu tugirana inama, turibukiranya, tubwirizanya ibyiza, twabuzanya ibibi kandi tukirinda kuvuga ibyo tudakora.